Mbazaniye iki rero muri uyu munsi? Ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana, numva Imana ishyize ku mutima, rivuga ngo ntabwo Imana yakureka buheriheri. Ntabwo Imana yakureka buheriheri. Donc buheriheri ni iki? Mu yandi magambo, muze kumbabarira amaze iminsi ndwaye. Sorry. Mu yandi magambo, nituvuga buheriheri ni ukuvuga ngo ni burundu. Burundu cyangwa buheriheri. Umuntu ashobora kukwibagirwa, umuvandimwe akakwibagirwa, inshuti n'abavandimwe bakakwirengagiza, ariko iyi Mana twakurikiye ishobora kukwirengagiza gatoya, ariko ikaba ifite n'ikindi gihe izakugarukaho. Turaza kubyumva mu ijambo ry'Imana. Nkundira tuguhe ikaze mu ijambo ry'Imana, dufatikanye gusenga, hanyuma twumve icyo Imana ivuganye natwe. Turagushimiye Mwami Yesu, tugushimiye ko ari wowe murinzi wacu, uri nyir'ihumure no kumenya. Habwa icyubahiro. Uyu mwanya dufashe akanya ngo tuganire ijambo ryawe n'abantu bawe badukunda badukurikira, yaba kuri Humura Program TV ndetse na Bigerezo TV. Turagushimiye ko aba bantu n'abawe, ntabwo ari abacu n'abawe, niyo mpamvu tugiye kuganira nabo ijambo ryawe, kandi hari impamvu watumye uduha ubwenge kugira ngo tujye tubasha gucisha ijambo ryawe kuri ibi binyamakuru bitandukanye. Ndagusabye kugira ngo umuntu wese ugiye kumva ijambo ryawe, Mwuka Wera w'Imana amufungura amatwi, umuhe kumva icyo Umwuka abwira amatorero. Byose mbisabye n'izina zina rya Yesu, amen. Dusome igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cya 54 umurongo waho wa 6. Yesaya 54 umurongo wa 6 haranditse ngo, Uwiteka aguhamagaye nk'umugore w'igishubaziko ufite agahinda mu mutima, nk'umugore wo mu busore iyo asenzwe, niko Imana yawe ivuga. Mbaye nkuretse akanya gato, ariko nzakugarukaho ngufitiye imbabazi nyinshi. Nakurakariye uburakari bwinshi, bituma nkwima amaso akanya gato, ariko nzakubabarira nkugirire imbabazi zihoraho, niko Uwiteka umucunguzi wawe avuga. Tuvuge ngo amen. Ndagira ngo tuganire ijambo rivuga ngo ntabwo Imana yakureka buheriheri. Ntabwo Imana ifite umugambi wo kukujugunyanga. Byatumye numva nshaka ko aya magambo tuza kuyahuza n'andi ari muri Ezekiyeli igice cyaho cya 3, ntekereza neza n'umurongo wa 16. Imana ize kudufasha, muze kumva icyo Imana ivuze. Ntabwo Imana yakujugunyanga, cyane yuko muri iki gihe tugezemo abantu bose, buri muntu wese, kubera ubuzima duhagazemo, umuntu wese ari kwikunda. Abenshi barikunze kubera babona ibintu bikaze. Abenshi barikunda kubera iki? Arareba akavuga ati ni mu ikira cy'umuceri abana banjye barabura. Ariko ushobora kubura uturanye n'umukire, akaba ataguha n'igihumbi cyo kugurira abana ikiro cy'isukari, akakwirengagiza, wanamusaba agatangira kuvuga ko usabiriza. Ariko ikintu dushimira Imana ni uko Imana idateye nk'abantu. Imana ntabwo iteye nk'abantu ku buryo yo yakwima, abantu bakwima, abavandimwe bakwima. Ariko Imana twamenye, twakurikiye, munyikirize haleluya, ntabwo Imana izakwima. Cyo nkundira Imana, umuntu yakwima ariko ntiyakwima. Imana ishimwe. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo jya Uwiteka nguhamagaye nk'umugore w'igishubaziko ufite agahinda mu mutima iyo asenzwe. Igishubaziko ni iki? Ikinyarwanda ndagikunda cyane, bantu badukurikira, kigira amagambo aremereye kandi ari mu bwenge. Ubundi igishubaziko, kugira ngo dubisobanurire abantu, ni umugore wamaze gusendwa. Gusendwa ni iki? Kwirukanwa, cyangwa se yabanye n'umugabo afatirwa mu cyuho asambana, biba ngombwa ko imiryango yicara igaterana iravuga ngo uyu mugore ntagikwiye kuba mu muryango wacu, reka noneho tumusende. Kumusenda ni ukumwirukana akava muri uwo muryango. Iyo asubiye mu rugo rw'iwabo, ntabwo aba akitwa umugore, yitwa igishubaziko. N'umukobwa wubatse urugo iminsi mike rukamunanira, ntabwo uriya mukobwa aba akiri umukobwa. Iyo asubiye iwabo bikanga, aba ari igishubaziko. Ariko abantu ni abahanga. Mu bihe bitambutse
twitaga umugore ko ari igishuba zikuye byananiranye nyine mu rugo byanze, ariko ubu ngubu umuntu wese urugo rwananiye agasubira iwabo duhita tubitagatifuza, aho kugira ngo tumwite igishuba ziko, ariko Bibiliya irabyemera, turavuga ngo ntabwo ari igishuba ziko, ahubwo uyu nguyu ni fiyemeri. Fiyemeri ni iki? Donc fiyemeri ni ijambo ry'igifaransa rikomatanije, harimo fiye umukobwa na meri. Uyu muntu aritwa ibintu bibiri, ntabwo hanakoze mu nyurabwenge yanjye ntekereza ikintu gikomeye, ndibaza ngo kuki yiswe fiyemeri. Esike nk'umugabo urugo rwananiye, cyangwa umugabo wabyaye akaba atakiri kumwe n'umugore, ko ntarigera numva aho umugabo cyangwa umusore yitwa garisoperi. Umushumba nkurikiye ndabibona ndi kumwe n'umushumba, nta hantu nigeze numva umugabo yiswe garisoperi, ariko igitsina gore bo baravuga ngo ni fiye meri. Donc ntabwo ashaka kwitwa umugore, nta nubwo izina umukobwa aza kuryitwa, ahubwo hari uburyo babyita. Ibi bivuze iki? Ibi biravuze ngo nimba mukizwa mukizwe neza, mwe kuba abapenda byote, ahubwo muba abapandekoti bujuje ibyangombwa. Twe kunywa inzoga tugaruke tujye no kwigabura, twe gusambana tugaruke tujye no mu nzu y'Imana. Kizwa neza, cyangwa gukizwa niba bikunaniye, genda werure ube umusambanyi, ube indaya, ube umusinzi, genda werure. Donc Imana ikeneye ko dukizwa neza. Twivuga rero ngo dutagatifuza ibintu nze kwitwa icyo ntari cyo. Nimba uri umurokore b'umurokore, nimba uri n'umupagani b'umupagani, ikintu mucyumve neza. Umunyarwanda rero we yaravuze ngo uyu mugore wasenzwe wirukanywe ntabwo aza kongera kwitwa irindi zina ngo yitwe gore kobwa cyangwa kobwa gore. Fiyemeri ntabwo ari byo. Umunyarwanda yaravuze ngo uyu aba ari igishuba ziko. Hanyuma Bibiliya iravuze ngo Uwiteka nubwo ufite ubuzima bumeze gutyo, Imana ikabikubona nk'umuntu watawe, ukaba warirukanywe mu muryango, hakaba ari nta muntu ukikureba, nkurikira unyumve icyo Imana ivuze. Umugabo wawe yaragusenze, yarakwirukanye rimwe na rimwe anakurenganya. Hari abantu tugira barengana. Ejo bundi hari ikiganiro twakoze, mwarakikurikiye, twumvise uriya mugabo wo muri Mahoko ukuntu yarenganijwe. Uriya mugore yamufashe umugabo, aho kugira ngo uyu mugabo aze kurenganurwa, biza kurangira ahubwo anirukanywe mu kazi. Ikintu cyitwa akarengane rero kuri iyi si kabaho kubera ko tukiri mu isi. Munkurikire mu nyumva, birashoboka ko warenganijwe mu rugo, imiryango ikakwa. Ubu tugira abakristo cyangwa tugira abantu muri rusange bahura n'intambara z'imiryango. Imiryango myinshi usanga ari ibibazo, babanye nabi. Umugabo agashaka umukobwa, doke akamutereta, bakundanye bameze neza, ariko yamugeza mu rugo, uyu mugore winjiye muri uyu umuryango ukanga uyu mugore. Uyu mugore nawe nta kindi akora, nubwo akomeza kurubamo, arubamo ari nko kwihambira. Uku kwihambira muri uru rugo rero harabyihanganira, ariko akarubamo. Munkurikire mu nyumve, arubanamo agahinda kenshi. Rimwe na rimwe usanga agize icyo bita depression familiale, atewe n'imiryango. Kandi depression iza kuva yakaza icyo bita stroke. Stroke ni igihe yagize ikintu cyitwa depression, donc habanza icyo bita stress itewe n'ibibazo, hakaza depression, agahinda gakabije kaza gutera icyo bita stroke kaza kurangiza imwishe, ukumva ngo umuntu yishwe n'agahinda. Ariko nubwo bimeze bityo, imiryango itakwemera. Nasomye Bibiliya, Yesaya, haleluya, Yesaya avuze amagambo akomeye. Yaravuze ngo nubwo Isirayeli atatwemera, nubwo Aburahamu atatuzi, Isirayeli ikaba twemera. Yesaya aravuga ngo ariko uri data wa twese mwiza. Nubwo imiryango itakwemera, washatse mu muryango ntibakwemera, n'abo mukorana mu kazi bamwe ntibakwemera, umeze nk'ishike kandi uri muri sosiyete, kubera ko Imana igiye yemera ko bitugeraho. Ariko nkuzaniye ijambo ry'ubuzima rivuga ngo ntabwo Imana yakureka ngo ugende buheriheri.
oya, Imana iragukunda, Imana iracyagufitiye imbabazi. Uyu mwaka utararangira ndavuze ngo nkuzaniye ubuhanuzi bukomeye, Imana igufitiye imbabazi. Nimba unyumva nyikiriza uvuge ngo amen. Imana igufitiye imbabazi, ntabwo yakureka ngo ugende buheriheri. Ndabizi ko Imana igukunda. Hari ibintu bibiri Imana idashoboye, bibiri. Tuzi ko Imana ishoboye byose, ariko hari ibintu bibiri Imana idashoboye. Icya mbere, ntabwo Imana ishoboye kwirukana umuntu uje uyihungiyeho. Amen. Ntabwo Imana yakwirukana uje uyihungiyeho. Ibi ntabwo Imana yabikora. Yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze musanga ndabaruhura. Ntabwo rero uza kuganyira Imana ngo iza kukwima amaso, irakumvira kureba. Ntabwo Imana iza kukwima amatwi, Imana iragutega amatwi irakumva. Nyikiriza uvuga ngo amen. Imana twamenye, Imana dukorera ni Imana ifite amaso, iyaguhaye amaso nayo irayafite. Ni Imana ifite amatwi, iyaguhaye amatwi nkwibutse ko nayo irayafite. Amen. Imana ifite amatwi irareba. Ndumva afashijwe Toneste. Haleluya. Ni Imana ireba. Bibiliya ivuze iki? Dusome Ezekiyeli twumve icyo Imana ivuze. Ezekiyeli igice cyaho cya 16 umurongo waho wa 2, kugira ngo twumve icyo Imana ivuze mva n'urukundo Imana igukunda. Bibiliya ivuze ngo mwana w'umuntu menyesha Yerusalemu ibizira byabo, uvuga uti uku ni ko Umwami w'Uwiteka abwira ab'i Yerusalemu, inkomoko yawe na kavukire yawe uri uwo mu gihugu cy'i Kanani. So yari Umwamoni, nawe nyoko yari Umuhetikazi. Kavukire yawe umunsi wavutseho umukungwa wawe ntibawushaririye, kandi ntibaruhujabuje n'amazi ngo ubonere, kandi ntibawujabuje n'amazi ngo ubonere. Ntabwo waruhije usigwa n'akamuri, haba no gushyirwa mu twahi tw'impinja. Ntawakurebanye imbabazi ntawakurebanye imbabazi ngo agukorereyo ibyo akugirire ibambe, ahubwo watawe ku gasozi ku munsi wavutseho kuko wagawaga. 6, Bibiliya ivuze ngo nuko nkunyuzeho. Aleluya. Nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira ni nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Nukuri narakubwiye ni nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Baho rero. Ntabwo Imana yakujugunyanga, baho. Wanuzi nkuzaniye aka kanya ni uvuga ngo baho. Umaze amezi 11, harabura iminsi mike cyane ngo umwaka urangire. Uyu munsi turi ku itariki nekereza ari 3 uyu munsi ni itariki 3 nimba nibuka neza. Aleluya. Nebyiri izi tariki 2 harabura iminsi 29 ngo umwaka urangire. Amezi 11 n'iminsi 2 urayimaze. Imana igenda igutarutsa imitego y'abadayimoni, Imana igenda ikurengera. Wari ugiye gukora impanuka, Imana iragutabara. Wari ugiye gupfira kwa muganga ugiye kubyara, Imana iragutabara. Imana yaguhaye umwana muzima, abandi batahana bapfuye. Imana yemeye ko bapfuje abana babo, wowe Imana iguha umwana muzima. Muri nibyara aravuga ngo ntacyo twatanze ngo dukunde tubeho, ngo n'abataragize ayo mahirwe nabo suku ubwabo, ngo kuko ntawanga kuramuka. Imana yagiye irinda ubuzima bwawe, igenda ikurengera uko bwije uko bukeye. Reka rero ngutangariza ko shitani byamunaniye kukwica. Aleluya. Shitani byaramunaniye, yigutera ubwoba kugiye gupfa mu minsi 29 isigaye. Imana iravuze ngo ntabwo iza kukwirengagiza. Hari abantu bamara umwaka batarya n'akanyama, ukamara umwaka utarya akanyama kubera ko wabuze ubushobozi. Shitani rero
aka kanya turamumwashije, Imana ica inzira, nibuze kuri Noheli Imana izaguha akanyama ko kurya. Ntabwo Imana izakwirengagiza. Birashoboka ko umwaka ugiye kurangira utajya kuri busheri, ariko nkuzaniye ubuzima plutôt ubuhanuzi buvuga ngo Imana ntizakwirengagiza. Hari akayira Imana yaca. Muri iri byararibye ngo wabona Imana iciye inzira. Hari uburyo Imana yaca inzira nawe ubwawe ukabona ko ari inzira z'Imana. Imana yavuze ngo nubwo ugaragara nk'umuntu w'isuzuguro, jyewe Uwiteka ntabwo nakwirengagiza. Yavuze ngo mbaye nkuretse akanya gato. Imana ishimwe. Nubwo bimeze gutya, Imana birashoboka ko yakureka akanya gatoya. Birashoboka ko Imana yakwihorera gatoya, kandi usenga Imana, uvuga Imana neza, igasa nk'ikuretse gatoya. Kuki Imana twirengagiza akanya gatoya? Ni ukugira ngo icyambere Imana izerekane imbaraga zayo. Babandi bavuze amagambo irakureka bakavuga. Iyo amagambo y'abantu amaze kuba menshi, hari ikintu Imana izana ukuboko kwayo igashyiramo abavuze amagambo menshi, ikaza ibereka ko ari Imana igira ijambo itagira amagambo. Haleluya! Imana igira ijambo, ntabwo igira amagambo. Iyo amagambo abaye menshi bakakuvuga bakagusebya, nibwo Imana iza. Jya ureka bavuga bagusebye, bakwita amazina, bakwita uko utari, ariko Imana ije amagambo y'abantu araceceka. Iravuze ngo mbaye nkuretse akanya gato, nzakugarukaho ngufitiye imbabazi nyinshi. Nikuzanira imbabazi z'Imana iyo zije. Iyo imbabazi z'Imana zije, wicara muri biro saa yine kacyayi kakugeraho. Iyo imbabazi z'Imana zije, ugenda mu modokari yawe. Iyo imbabazi z'Imana zije, winjira mu nzu yawe, ntabwo landlord ahora kwishyuza. Iyo imbabazi z'Imana zije, nawe urarya ukagubwa neza. Iyo imbabazi z'Imana zije, urambara. Iyo imbabazi z'Imana zije, ugira icyubahiro. Akira imbabazi z'Imana. Imana ikugarutseho bwa kabiri uyu mwaka utararangira. Mana, uyu buhanuzi bukomeye buvuze ngo akira imbabazi, akira ihumure, akira kugarukwaho n'Imana, akira ubundi buzima. Imana yavuze ngo akira. Please receive it in Jesus name. Byakire mu izina rya Yesu. Please byakire. Imana iravuze ngo akira ubuzima bushya. Ubuzima bushya uyu mwaka utararangira. Ibyawe byishwe n'abadayimoni bakwirukanye mu kazi, Imana irareba. Baragusohoye mu nzu bagutera ibyawe hanze kubera wabuze amafaranga y'inzu, wabuze ikode. Imana yavuze ngo narakwihorera akanya gatoya, ariko ngiye kukugarukaho. Ni igihe Imana ikugarutseho. Akira kugarukwaho n'Imana, akira ubuhanuzi Imana ivuze. Iravuze ngo akira. Haletosikodrayi, akira. Iravuze ngo akira kugarukwaho n'Imana. Imana ikugarukaho muri aka kanya. Imana yavuze ngo akira ikugarutseho. Uranyemera wakira ko Imana ikugarutseho? Imana yavuze ngo akira kugarukaho n'Imana, kandi hagiye kuba ubuzima bw'impinduka. Ugiye kubona ko Imana yakugarutseho. Dore abagutaye Imana irabagaruye. Utakuvugishaga neza Imana irongeye imuteye kukuvugisha. Muvuga ngo amen. Bibiliya iravuze ngo mbaye nkuretse akanya gato, ariko ngiye kukugarukaho ngufitiye imbabazi nyinshi. Amen. Soze, ndumva ashaka ko dusoza. Ezekiyeli ahantu ubuhanuzi bukomeye, igice cya 16 umurongo wa 2, yavuze ngo menyesha i Yerusalemu n'i Yuda, ubabwira ngo hari amoko abiri. Uyu mwana uvuzwe muri iyi Bibiliya ni umwana wavutse mu buryo butunguranye. Ni umwana wabyawe n'amoko atumvikana. Abamoni, haleluya, Abaheti n'Abamoni ntabwo bumvikanaga. Mumurikira mu nyumba. Biravuze ngo so yari umwamoni, naho nyoko yari umuhetikazi. Yari amoko abiri anyuranye, batajyaga basangira, batakwicarana ku meza. Ariko ngo barahura. Uyu mwana avuka bitunguranye. Uyu mwana biravuze ngo bakimara kumubyara, uyu mugore w'umuhetikazi aramubyara. Bibiliya igaragaza ko yahise amujugunya. Ibi mubona abantu babyara abana bakabata byaje kera. Uyu muhetikazi afata uruhinja byaye atahonga. Birashoboka ko yarujugunya mu kigunda. Birashoboka ko yashyize mu ikarita akajya kurambika hari. Icyo birivuze, iravuze ngo uwo mwana akibyarwa, ntawigeze amureba n'imbabazi. Buri muntu wese wamucagaho ntiyigeze amenya ko uyu mwana akwiye kugirirwa neza. Niko abantu bakwirengagije mama, papa wanjye, niko abantu bakujugunyanze. Ushaka akazi barakakwima. Hari n'abajya mu kiyede, hari icyo bita gutega indege mu kiyede, ukajyana igitiyo ugategereza ko baguhamagara.
bosi yaza cyangwa kapita cyangwa enjeniyeri yaza gutanga akazi, wowe bakakwirengagiza, kandi ufite n'imbaraga, ufite n'isuka yawe plutôt n'igitiyo cyawe, ugatega indege buri mu gitondo. Nubwo wateze indege bikanga, gutega indege ni ukujya ahantu baba bategeye nyine kugira ngo barebe ko ba enjeniyeri babaha akazi ko kubaka, gukora ikiyede, bakakwirengagiza ukakabura pe. Bibiliya iravuze ngo nubwo bakujugunyanze nta gaciro ufite, Imana iraraye iravuze ngo njyewe Uwiteka ntabwo nzabikora, ntabwo nakureka buheriheri, ndagukunda. Bibiliya iravuze ngo nuko ngusanga wigaragura mu ivata, abantu bakujugunye. Mushumba, birashoboka umuntu yakwirengagiza, pasitoro birashoboka umuntu yakwirengagiza, muririmbyi, muhanuzi, bakozi b'Imana mu nkunda munkurikira, birashoboka abantu batwirengagiza, ariko iyi Mana twamenye iravuze ngo nubwo bakwirengagije ukamera nk'umugore gishuba ziko ufite agahinda mu mutima, nzakugarukaho. Imana ishimwe. Ndumva afashije, ndashaka ko tunasoza. Ezekiyeli arahantu yaravuze ngo nzakugarukaho, kandi ni ukuri. Ndumva ashaka ko nkugirira ibambe, Imana ikugirira ibambe, ngo nkusanga wigaragura mu ivata ryawe. Ivata ni iki? Ni igihe umubyeyi aba amaze kubyara, icyo bita placenta mu gifaransa, nyababyeyi. Iyo umubyeyi yabyaye hari uburyo umwana aba akiri mu cyo bita placenta, mu ngobyi, donc aravuka umwana, biba bisaba ko habaho icyo bita kugenya mu Kinyarwanda, ibi mubyumve, wenda abana bato ntibabyumva ariko abakuze murabyumva. Rero hari uburyo umwana avuka akigaragura mu cyo bita ingobyi, agira icyo bita ivata mu kanwa. Ivata umubyeyi bamaze kumubyaza, kugira ngo uruhinja rurire bisaba ko bamukora mu kanwa, bakamukuramo ivata. Uyu mwana arakibyarwa yajugunywaho, nuko nawe bakujugunye, nawe wigeze murebana imbabazi, ariko Imana iri mu ijuru. Ndafashijwe Theo, haleluya. Imana iri mu ijuru irareba, mu kwa mbere barakwirengagije, mu kwa kabiri barakujugunya, mu kwa gatatu barakujugunya. Hayaya, urakoze mwana. Ukwa kane barakwirengagiza, wandikira abandi bantu b'abadiaspora baba hanze mesaje barazirengagiza, wandikira inshuti zawe uzibwira ko minerivare z'abana zabuze, barakwirengagiza, bakurya sindi, baragucecekana. Mu kwa gatanu bibuko, mu kwa gatandatu bibuko, bagusohora mu nzu uganyira abantu. Imana irabyihorera irareba. Mu kwa karindwi abantu barakuvuga, mu kwa munani, ukwa cyenda iraceceka, ukwa cumi iraceceka, ukwa cumi na kumwe iraceceka. Iravuze ngo uyu mwaka utararangira ikugarutseho, nyikiriza uvuga ngo amena. Iravuze ngo irashaka kukugaruka igufitiye imbabazi. Shimwa Yesu, kandi ndagushimiye mwana. Ndumva nejejwe n'iri jambo ry'ubuhanuzi bw'umwaka uzanye. Uravuze ngo ugiye kugirira abantu bawe imbabazi. Habwa icyubahiro mwana. Ndagira ngo dusenge, dufatikanye gusenga, dushimira Imana ko ari ikintu ikoze, dushimira Imana ko idukoreye ikintu kidasanzwe. Iravuze ngo nubwo wigaraguye mu ivata iguhaye ubuzima, iravuze ngo nagusanze wigaragura mu ivata, ntawakugiriye imbabazi, ntawakurebye neza. Ndavuga ngo nubwo uri muri ubwo buzima baho, akira kubaho, akira kubaho. Nkurambura ibiganza, ndavuze ngo baho. Imana ikuramburira ibiganza. Na jewe ubwanjye Theo nguhesheje ubuzima mu maso y'Imana. Imana iravuze ngo baho. Nubwo uri mu ivata ryawe hari ubuzima umuntu abamo bumeze nko kwizengurukaho, Imana avuze ngo baho. Dusenga n'Imana, dushimira Imana iduhaye ubuzima. Turagushimiye mwami, haleluya, haleluya. Tugushimiye imbabazi zawe ugize, tugushimiye urukundo dukunda. Terasini edrayi, tera zo bifosti kodrome. Shimwa kuko ari abantu uhaye ubuzima, shimwa kuko ari abantu ugaburiye, shimwa kuko ari abantu utanze ukaba ubahaye minerivare z'abana babo, shimwa kuko ari abantu wambitse, shimwa kuko ari abantu urinze kumwara no guseba. Nuhabwe icyubahiro. Izi ngo zari zigiye gusenyuka ukaba uzubatse, habwe icyubahiro. Harabura iminsi 29 umwaka ukarangira.
turagushimiye igihe tumaze, wagiye ugaragaza ukuboko kwawe. Niko umuririmbyi yaririmbye haravuga ngo dushimire Imana turinze. Habwa icyubahiro mwami. Aba bantu bose badukunda badukurikira Mana kuri ibi binyamakuru turavuze ngo nibahabwe umugisha kubwo gufata umwanya wabo bakumva ijambo ryawe. Nibahabwe umugisha mwami. Urakoze Yesu, uzarengera abantu bawe kwera kw'Imana. Kandi ndasenze kugira ngo mwami kwera kw'Imana kubashyigikire. 2026 ndabasengeye uzabiyereke, uzabarinde kumwara. Uravuze ngo ntabwo uzabajugunyanga, ntabwo wabareka buheriheri, isi yabareka, abantu babareka, ariko uri Imana irarahiye. Perazidi bifosti kodrobe, shima kutazareka uyu mumama, shima kutazareka ubwoko bwawe. Urakoze Yesu kutazatujugunyanga. Abantu nubwo batureka ariko ntabwo uri umugome, udufitiye urukundo, udufitiye imbabazi. Kubw'ibyo ndagushimiye. Habwa icyubahiro kubw'ubu buhanuzi, habwa icyubahiro kubw'ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu niho nsenze nizeye. Tuvuge twese ngo amen. Imana iguhe umugisha. Reka mvuge ngo Astra Vista na hejo.